Muhawe ikaze ku rubuga rwacu, urubuga ruzwi ku izina Kubaturwa TV. Nkutekereza ku mitekerereze Yesu yasize mu bigishwa be n'abayuda bamwemeye, ababwira ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ese iri jambo Yesu arikoresha yashaka gushishikariza abantu gukora iki? Utekereje ku magambo ye, ashishikariza abantu bafite imitima itaryarya gushakira Imana bishingiye mu ijambo ryayo, kuko urebye ku murongo wa 47, ndi kuvuga Yohana ubutumwa bwiza ibice 8 umurongo wa 47, ngo uw'Imana yumva amagambo y'Imana, impamvu mwe mutumva nuko mutari Imana. None se ntibyaba byadutera kumva impanuro Yesu yasize asigiye abigishwa be? Ese iyo mpanuro yaba ari iyihe? Ni iyihe nshingano Yesu yahaye abigishwa be? Kandi idufitiye akahe kamaro twe abakristo bo muri iki gihe? Hari mu rugaryi rwo mu mwaka 33 igihe cyacu, mu kubara kwacu, icyo gihe abigishwa ba Yesu bari bateraniye ku musozi w'i Galilaya muri Isirayeli. Umwami wabo Yesu Kristo yari yazutse kandi yari agiye kuzamuka ngo asubire mu ijuru. Dore inshingano rero yasize ahaye abigishwa be mbere yuko asubira mu ijuru. Turayisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice byaho 28 kuva ku murongo wa 18 kugera 20. Dusome mu izina rya Yesu. Ngo nuko Yesu arabegera avugana na bati, nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Iri tegeko rya Yesu urisesenguye rikubiyemwo ibintu bine by'ingenzi. Ikintu cya mbere ni kuki, hehe, ryari, kugeza ryari. Ni mucyo dusuzume buri kibazo ukwacyo. Yesu atangira avuga ko yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Kuki twagombye kumvira itegeko rya Yesu ryo guhindura abantu abigishwa? Reka dutse nk'abatekereza kw'iri tegeko. Yesu yagize ati, nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi, ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Ijambo ngo nuko ritsindagiriza impamvu y'ingenzi twagombye kumvira iryo tegeko, cyane ko Yesu watanze iryo tegeko yahawe ubutware bwo gutegeka. Yesu rero kuba yaradusigiye iri tegeko afite impamvu ikomeye cyangwa se yumvikana neza yo gutanga itegeko. None ubwo butware bwa Yesu bwagutse mu rugero rungana iki? Ibyanditswe byera byemera ko Data wa twese yadukijije ubutware bw'umwijima, adukuramo, atujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Ayo magambo urayasanga mu Bakolosayi igice cyaho cya mbere umurongo wa 13. Sa nutekereza ku mpanda yavugijwe, cyangwa se sa nkutekereza ku mpanda yavugijwe na marayika wa 7. Ni mucyo turebere hamwe amagambo ari mu Byahishuwe ibice 11 umurongo wa 15. Ibyahishuwe ibice 11 umurongo waho wa 15 dusoma ngo, marayika wa 7 avuza impanda mu ijuru, havugwa amajwi arenga ngo, ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Yesu niwe mukuru w'abamarayika.
ubutware bwa Yesu bugera no ku bamarayika, bityo ni uyobora ingabo z'abamarayika. Tubyemezwa n'iki? Muri Petero wa mbere ibice 3:22 urahasanga ko Yesu ari we utwara abamarayika, ngo ari iburyo bw'Imana, kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika bafite ubutware n'imbaraga. Ndacyavuga ku butware bwa Yesu, ndacyavuga ku butware bwa Yesu. Ese byaba bihuje n'ubwenge kuba Yesu yarasize atanze iri tegeko cyangwa se atanze iyi nshingano yo guhindura abantu abigishwa? Ubutware bwa Yesu. Yesu niwe mucamanza w'abazima n'abapfuye, kandi Imana yamuhaye ubushobozi bwo kuzura abasinziriye mu rupfu bose. Muri Yohana ubutumwa bwiza, mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice byawo 5:26 kugera 29, dusoma ngo, dusome mu izina rya Yesu. Kuko nk'uko Data afite ubugingo muri we, niko yabuhaye umwana ngo abugire nawe, kandi yamuhaye ubutware bwo guca amateka, kuko ari umwana w'umuntu. Ntimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, n'abakoze ibibi bakazukira gucibwaho iteka. Ubwo butware Yesu yahawe rero bugera no kuki? No ku bapfuye, ku bazima n'abapfuye. Abagera ikirenge mu cya Yesu Kristo bumvira itegeko ryo guhindura abantu abigishwa, guhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Bikorwa bite? Reka duse nk'abatekereza ku magambo intumwa Pawulo yakoresheje ari mu gutegeka muramabare, ari mu byakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo waho wa 20, ngo nta jambo nikenze kubabwira haba imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe. Pawulo yabwirizaga abantu mu ngo zabo urugo ku rundi, ndetse no mu iteraniro ry'ahantu, agamije kugira ngo abantu bahindurwe abigishwa, cyangwa se bahindurwe abigishwa. Nanone ni mucyo turebere hamwe undi muntu waje gukora ibisa nk'ibyo Pawulo yakoze. Uwo ni umwe mu ntumwa za Yesu uzwi ku izina rya Petero. Yumviye itegeko rya Yesu ahabwa ndetse n'umugisha. Mu ntangiriro z'umurimo wa Yesu ku isi, Yesu yigishije abigishwa be mu buryo bwumvikana neza ko kwemera ubutware bwe no kumvira amategeko ye byari kubahesha imigisha. Yesu yigeze kubwira Petero ati, ndavuga Petero wari umurobyi, ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Petero yari yaraye ijoro ryose ataroba, ariko nyuma yaho kubwo kumvira Yesu yaramubwiye ati, ubwo bivuze reka jugunye inshundura. Ibyo byaje gutuma Petero ajugunya inshundura, nyuma yaho aza kuroba amafi atabarika. Aya magambo urayasanga muri Luka ibice byawo 5 umurongo wa mbere kugera ku 10. Luka ibice 5 umurongo waho kugera ku 10. Nyuma yaho Petero yaje kuroba na bagenzi be, ndavuga Andereya n'abandi, baje kuroba amafi atagira ingano, ku buryo byashoboraga no guca inshundura kubw'uko yari yumviye umwami. Mbere yari yabwiye Yesu ko yaraye ijoro ryose, ariko nyuma yaho Yesu aramubwira ati, jugunya inshundura. Nyuma yaho Petero akibibona yaje kwikubita imbere ya Yesu, aramubwira ati, mwami mva imbere kuko njye ndi umunyabyaha. Mu kumuhumuriza Yesu yamubwiye ko atagombaga kuba yajugunya inshundura gusa aroba amafi, ahubwo yaragiye kuba umurobyi w'abantu. Yagombaga guhindura abantu abigishwa. Mu gice gikurikira tuzareba icyo yashakaga kuvuga. Mugira amahoro.